ambasaderi ritadi General Charles Kayonga yabaga 600 atumati nta muntu ko yaremye byibura babonetse bansange Kabuga iryo jona haraye rimwe ati ngaho ngwino tujyana Fani Kayonga aragushaka mvayo Kabuga tuza hakabuye hirya gato Bravo yari kirwantara nimbivuga abafande barabyumva bakwa Fani Kayonga nkora training y'iminsi mike ya ninjira igisirikare fatanya n'abandi Honorable Senateri yijari narayirwanye kandi necwaga kuri Sainte Famille natwe tujya mu maboko aturera Mama Yohani tujya mu maboko mazima ninjira mu gisirikare mba muri Bravo dufatiye Kigali turamanuka Giti Kinyoni turakomeza Rushashi Nyakabingo Ruhengeri tugere Gisenyi duca Mukamira tujya Rambura kwa Habyarimana turahafata mba muri Bravo mba kwa Fani Kayonga tuvayo tujya Gisenyi mu mujyi iyo ntambara ndayirwana ariko mfite agahinda n'umubabaro kuri iwacu icyo nzi iwacu nuko nagaze hamwe n'iwacu hari aba bagira batya iki gihugu cyaho hirya hangaha naraharwanya harabuse ndazo narabo nanjye ndi muhagariza iriya mpunzi kugira tingitingi iyi rucuro yose narayirwanye kuzagenda nkagera tingitingi narabagaruye nanjye baraza ariko ibyo byose umubabaro nasanzemo nta wundi Jenoside irangiye rwa ruhinja twararubuze ruvuko mama yaruhaye mushiki wanjye naye mu guhunga aho ngaho bagiye kumwica ararurekura ruhinja twararubuze cyakwe nabwiye mushiki wanjye muto afata amazina ye arayiyita uje undi twanye umwana w'umukobwa arimo avuga amazina barimo nanjye hangati twakoresheje ade kibe no gushyingura uwawe imwe mu bibazo dufite muri abaganga no gushyingura bacu ntiyapfuye ariho arigiye mvuga n'wenda nzumva ampamagaye biranga ngwara gahinda rero ngiye kubwira abaganga muri hano Honorable Senateri n'abashyitsi bakuru baraha yarwanye intambara yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mubarire bansanza bera abasizi barahanga nabwo ngo reka nshaka Imana ndebe kuko agahinda nayo mfite nta handi nari kugatura nakizwe nibera mu rusengero kwa Bishop Rugamba aha muri Betesida ndi umukristo wabo nakira Yesu nk'umwami n'umukiza by'amahoro ku mutima sanga nta kindi ndi bukore muri politike y'igihugu Vice President w'Interamwe wacu Vice President w'Interamwe wungirije wa musore tona yitwa Sebo uwitwa Rongorongo Hussein aranyandikira ndetse ndagusaba imbabazi ambwira uko bagiye kwica data nibyo ndabizi dore uko twishe nyoko ibyo ndabizi tuhagarira iwacu ni umwe irabizi n'abayobozi baraha ndamubwira nti hanyuma se urashaka bigendere ndagusaba imbabazi icyo reka ngiye nkubabarira mutwara mu rusengero iwacu ku materaniro ndabohoka ku mutima ndagani politike y'igihugu ntabwo naje kwigisha abantu kubabarira ariko zimwe mu miti isharira imbabazi no kubabarira aba bantu ndavuga ngo ndakubabarira kandi nkubabariye mu nzu y'Imana ndakubabarira dupatane cyitwa mu mituwele ye n'ibyo yishyura wo n'umuryango politike y'igihugu nta kindi byari umubabaro n'agahinda ariko reka nakira ubuzima bona ababyeyi twarabanye mu byatuyobora muri ibuka twakoraga nk'umwiherero we kumva ibyemezo leta igiye uribuka turi mu nama na professeur cyagiye turi kumwe na ministeri turi mu mwiherero wa ibuka tukavuga ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge tukumva n'ibintu biri kure nacyana ko mucyo twabaga turi kumwe muri ya mwiherero ubumwe n'ubwiyunge buzashoboka bitaka gahinda kazava uyu mubabaro uzava ariko turi mu biganza bizima ariko inkotanyi zaduhaye ubuzima muri abaganga ariko nawe n'inkotanyi n'abaganga baratuvuye umuti wa mbere baduhaye baratubwiye ngo niduhobere ubuzima two gupfa niwo muti twari dukeneye wa mbere umuti wa kabiri nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarutuvugutiye turahunwa kandi tunywa ari ukugira ngo twuse ikivi tumufate amaboko nise umuntu uduhaye ubuzima turamuha iki muri politike nziza y'igihugu umuntu utarababarira simbi gushyiramo ngo bikujyemo ariko kubabarira ni kimwe mu bintu bibabaza uwatwishe turi kuri tugikomeretse twege dukomere tukibabaye tubabarire
narabigerageje mbitwaramo nk'umuti tuvuga ni ngiye gukora iyi politike y'igihugu njya mu itorero ry'igihugu umutoza w'intore mvuye mu gisirikare ngomba gutwara itorero ry'igihugu ndayirangiza honorable urabizi turabona buri munsi za politike Peter Irindi uramwiye kwa muzungu wa munyamerika twari kumwe muri rwa rugendo politike nziza y'igihugu nayibayemo ndayizi ndi vice president wayibuka mu murenge wacu ubejo bundi RPF yaricaye iravuga ngo nta wundi muzatora chairman wa RPF ubundi chairperson umwe arahanuriye namubonye nawe ndi chairperson w'akagari wacu ndi chairperson w'akagari ka Rugenge nawe afite akagari ayoboye turabana mu nama mu myaka yanjye 46 imwe mu miti nasanze ari ukubaka igihugu cyanjye kubaka igihugu cyanjye ni politike y'igihugu ni nicara mu nama nkaba chairman wa RPF w'akagari nzahumuriza umubyeyi nka mama Maria Yohana mubwiye ngo humura mama abaho nabaye barapfuye ariko twe turabana we turi gufatanya kubaka igihugu ninjya mu nama yibuka nka vice president nzahumuriza umubyeyi mubwiye ngo wici wababa ariko hobera ubuzima imbere yacu ni heza zimwe mu ngaruka nzisoze rero ntabwo turashyingura abacu twarababuze cyumundi twaributse turi hano komisiyo ya demobilisation harimo umugabo umwe ni retired capitaine Marisore afanda aramuzi ni ushinzwe abavuye ku rugerero bashaka kwivuza Kanombe ni umuhungu wa Sebagabo twaramubuze mu Kiyovu abwira abantu ati byibura ni mu murambo w'iwacu nshyingure Sebagabo twaramubuze urwo ruhinja rw'iwacu sinjya amenya niba yarapfuye niba ariho urana umutima w'igishyika w'agahinda n'umubano cyakuri iwacu nzu bimwe basenye bagatwika bagashyira hasi bunyibamo ndi umugabo mfite umugore n'abana babiri zirahari yanjye twakuyemo imibiri turaza turabashyingura hari 734 baraha ngira amasenga iwacu nireka dukoreraho gahunda yo kubaka igihugu turashimanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waduhaye ubuzima turashimira inkotanyi zaduhaye ubuzima kubivuga abajenerali baraha abafande baraha kubivuga ahangaha muhari ukuri mujye mushimanya kwa Perezida wa Repubulika muduhe mubwire ngo twebwe abacitse kwicumu dufitanye igihango na Perezida Kagame ariko bari abandi businya mbavuga mu mazina ni igihombo bafite kuko nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame sindi umuhanga cyane umubyeyi wacu arabizi aba bantu mu kinyejana babaho rimwe Perezida Kagame muri iki kinyejana niwe wenyine n'umwe kuko nibabaho kenshi ntabwo uhagarika jenoside ngo tubanishe n'abantu batwiciye ababyeyi utari Kagame ufite umutima wa kimuntu ngo tubwire uti muhobere ubuzima abana banjye ariko naba ngabo ntabwo politiki wayo ushobora ngo uvanga abantu mwarwanaga ku rugamba bashyire mu gisirikare ubangeze promotion Munyakazi yagiye twagiye kubura nawe yabaye general major twaguranye nawe fandura byo ari general major kandi yaratashye ari major ubwo avuye muri fararaza bamuha lieutenant colonel bamuha colonel general de brigade general major twaguranye nawe apfuye ari general major ariko iyo politiki nziza y'igihugu nuko igihugu kitwereka aho twavuye kikatwereka aho duhagaze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akatwereka aho tuganisha nicyo kidutera kubona ejo hacu hazaza heza ngana ku musozo ndabashimira mubyeyi honorable senateur ni umuti ukomeye akaba n'abaganga abacitse ku icumu bari gupfa n'abandi banyarwanda barapfa ariko ntabwo nshinzwe kuvuga ibyo buvugizi ariko bari kwicwa n'indwara wasanga abadokiteri bari ahangaha mwakaba hari icyo mwakora indwara y'agahinda izi diabete zizamuka iyi mitima pressure yazamutse uwacitse ku icumu hari hadafite dufite ubwinyegamburiro ariko muri wari ibiganiro by'isanamitima kubyakira byamugoye ndabomoka mbisore njyewe giye mu rusengero ndabohotse nimbivuga Pastor Fanda arabyumva icyo nshaka kuvuga ko biriravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga nanjye sinari kubishobora ariko nimutwegerera ababyeyi bacu mubaganirize nk'uko honorable yabivuze ababyeyi bacu barwaye indwara z'agahinda niko kari kubica ndabashimiye nyakubahwa mushyitsi mukuru honorable senateur Dr Afrika mwakoze honorable député Glorious n'abandi baganga muri aha muri abagaciro twibuke twiyubaka